بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mana nyagasani twongeye kukwikingaho ngo turinde shitani w'igicibwa, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wagura igituza cyacu kivanemo uburyarya, utivanemo indwara y'imitima n'ibindi, kandi Imana niwe ubishoboye, bidukorere mu izina ryawe rikomeye Allah. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Isilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukomeje kuganira no kwibukiranya kuri bimwe mu bintu abayisilamu bagomba guhindukaho bakabigiraho imico myiza. Tumaze iminsi tuganira ku bijyanye n'imikorere y'abantu n'imikoranire yaba mu bikorwa no mu mvugo. Umuyisilamu aho ari agomba kurangwa n'amahoro, agomba kurangwa n'ukuri, agomba kuba imbonera, agomba kuba bandebereho. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa kadhalika Ibn Hibban, muri ibi bitabo tuvuze byombi hagaragaramo iyo hadith, kandi yaje mu bitabo bya at-targhib wa tarhib, mu bitabo bikundisha abantu ibyiza binabangisha ibibi. Wa kadhalika fi kitab al-makarim al-akhlaq cy'umugabo witwaga Ibn Abi Dunya, bavuzemo ino hadith. Wal hadithu hadha, yo hadith ivuga ibintu bikurikira abantu bagakwiye kwitwararika. Ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith yaturutse kwa Ubadata ibn Samit, Imana imwishimire, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize iti: udhmanu li sittan min anfusikum adhman lakum aljanna, ni mumpe garanti y'ibintu bitandatu ko muzabisigasira, nanjye ndabaha garanti yuko muzajya mu ijuru. Allahu akbar. Ibyo bintu bitandatu nuramuka bisigasiye, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaguhaye garanti yuko uzajya mu ijuru. Ibyo bintu ni ibihe ya Rasulullah? Hatta nastafid, kugira ngo tubashe kubyitwararika, bizabe dhamana yuko Allah azaduha ijuru. Icyambere yavuze alayhi salatu wassalam, qala usduqu idha hadathtu, n'ibintu byoroshye, iga kuvugisha ukuri igihe uganira. Iyo umuntu aganira ntakaryoherwe ngo avuge bitabaho, umuntu azana inkuru zo kubeshya, liyudhika alqawma, kugira ngo asese abantu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ibimenyetso bikomeye bigira babandi basetsa abantu bababeshya kugira ngo bishime, ariko bababeshya. Usduqu idha hadathtum, nimujya muganira mujye muvugisha ukuri, ujye uvugisha ukuri, urangwe n'ukuri, abantu bamenye kurangwa n'ukuri. Nibagira icyo batumvikanaho bagutangeho umugabo yuko ushobora kubacira urubanza kuko bakuzeho ukuri. Usduqu idha hadathtum, mujye mugira ukuri igihe muganira. Icyo ni icyambere intumwa y'Imana yavuze ko umuntu ugira icyo kintu amuhaye dhamana y'ijuru. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize ko sidq, kuvugisha ukuri, ni mu bintu bizazamura umunzani w'umuntu, kandi mu bintu biranga imico myiza. Ni nayo mpamvu izi hadith zigaragara mu bitabo by'imico myiza. Icyo ni icyambere. Wathani, icya kabiri yavuze ni ikijyanye usduqu idha hadathtum, mujye muvugisha ukuri igihe muganira. Wa addul amanata idha utumintum, ikindi kandi mujye mutanga amana igihe musoza indagizo mwaragijwe. Nimba umuntu yaraguhaye indagizo, gitange nk'uko yayiguhaye. Nimba umuntu yarakubwiye ati ibi bintu uzabibika ubingereze kuri kanaka, genda ubigezeho nk'uko yabiguhaye. Nimba hari indagizo wasigiwe n'abantu batabarutse, yibike kugeza igihe bene iyo bazaza bakayihabwa. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ibimenyetso by'imperuka bitoya harimo na dayawul amana, gutakara kw'indagizo no kudahabwa agaciro kwayo, ku buryo umuntu azajya ahabwa indagizo ariko atayikwiye akayangiza, cyangwa indagizo igatakara. Icyo gihe imperuka zaba yegereje. Bityo rero, wa addul amanata idha utumintum, nimuhabwa indagizo mujye muzitanga uko mwazihawe. Ikindi yavuze cya gatatu, wa awfu idha wa'adtum, nimutanga n'isezerano murya muryuzuza. Ni byiza ko umuntu utanze isezerano agomba kuritanga yabanje kuritekerezaho, hanyuma akagenda akaryuzuza. Ubushize twaganirije abayisilamu anna al-muthaqib al-abd, ko abarabu mibereho yabo na mbere y'uko abisilamu baza hari ibintu barangwaga nabyo, harimo no kuzuza isezerano. Qala la taqulanna idha ma lam turid an tatimma al-wa'da fi shay'in. Uyu musizi yaravuze ngo uramenye ntukavuga ikintu uzi neza ko utari bugishobore. La taqulanna idha ma lam turid an tatimma al-wa'da fi shay'in. Igihe uzi ko utari bwuzuze isezerano ntukikirize ngo yego,
hasanun qawlu na'am ba'da la. Ni byiza mbere na mbere guhakana ukagenda ukabitekerezaho neza nyuma ukaza kwemera. Inna la ba'da na'am fahishatun fabila faibda idha khifta nadam. Ijambo oya wari wamaje kwemera ikintu no kugitanga isezerano ni amahano, ntabwo ari byiza, ni umugayo. Fabila faibda idha khifta nadam. Jya ubanza uhakane igihe utinya kuza kwangiza iki, uza kwangiza isezerano wahawe. Wa'lam anna lilfata dhammun, umenye ko kandi igihe cyose umuntu adatinya kugawa aragawa. Ibyo nibijyanye no kuzuza isezerano. Nk'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikindi yavuze wa aufu idha watum, nimutanga isezerano mujye muryuzuza. Bitwaye tumaje kubivuga. Icyakane yaranavuze ati wahfadhu furujakum, ikindi bahayeho dhamana ni mugihubahiriza no kurinda ubwambure. Ubwambure bw'umuntu ni ikintu gikomeye mu bintu sharia yaje kurinda harimo ubwambure. Niyo mpamvu hagiye amategeko aciye mu mucyo kugira ngo abantu babonane mu buryo buciye mu mucyo bwemewe n'idini, kugira ngo n'abana bazaze bafite al-ansabu al-ma'rufa, bafite aho bakomoka hazwi. Wahfadhu furujakum, nimukandare ku bwambure bwanyu. Umuntu agomba kubaho asigasira ubwambure uko ashoboye. Illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum, ukabonana n'umudamu wawe cyangwa se malakati milkul yamin, cyangwa umuja rero ntawe ukibaho, ukabonana usigasira ubwambure. Ibyo nabyo ni ngombwa. Ikindi cya gatanu yavuze sallallahu alayhi wasallam wahuddu absarakum, muri ibi bihe guhisha amaso no kureba hasi no kwirinda yuko wirirwa urebuzwa ibintu Allah tabaraka wa taala yaziririje. Wirinda ibyo bintu ukurikije inama Rasul sallallahu alayhi wasallam yatanze. Muri zo harimo kwirinda kwicara cyane ku mihanda, cyane ko muri iyi minsi hariho fitina. Wahuddu absarakum, mwitoze guhisha amaso yanyu haramu. Ujye wirirwa ujye ureba hasi igihe ubonye ibidashimisha Imana, cyane mu byo yaziririje tureba yaziririje. Wahuddu absarakum, ikindi yavuze rero mujye mwubika amaso yanyu. Ikindi yavuze cya nyuma dusorejeho ni ikijyanye wakufu aidiyakum, ikindi kandi mujye mufata ibiganza byanyu ntimukabangamira abantu. Kufu aidiyakum bisobanuye kutagira umuntu uhohotera bitewe n'imbaraga ufite. Nimba Allah yaragutije imbaraga, tuzikoresha mu kubaka abantu no kubahuza, ntugazikoreshe mu guhutaza abantu. Qala alayhi salatu wassalam wal muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi. Muri hadith abayisilamu bazi intumwa y'Imana yaragize iti uislamu mwiza ni wa wundi abayisilamu basalimika bakagira amahoro biturutse ku rurimi rwe no ku kaboko kawe. Ntukakarambure ngo ukomeretse umuntu, ntukakarambure ngo ukomeze. Uzirinde ikintu kijyanye no kwangiriza abantu ukoresheje imbaraga cyangwa akaboko kawe. Ubeho uri umuntu abantu bose banyereraho bakagwa, ubeho uri umuntu abantu bagarukaho, waba ufite imbaraga waba utazifite. Ururimi rwawe ruba ari ururimi ruvuga ibyiza, akaboko kabe gakora ibyiza. Umwemeramana ni nk'imvura, aynama yaqa yanfa, aho iguye itanga umusaruro. Nuko umwemeramana akwiye kubaho. Dusabe Allah tabaraka wa taala ibi bintu tuba twigisha abayisilamu bajye babisigasira kandi babizirikane. Allah aturinde gutatira. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.